Ikaze cyane, ikaze nanone ugenda ubana natwe mu biganiro tugenda tukuzanira hano kuri Vibe TV. Reka mbasuhuze by'umwihariko, reka nsuhuze abantu bose baherereye muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Reka mbanze nkurikire hariya mu ntara y'Amajyepfo, mbanze nisuhuriza abantu baherereye mu karere ka Gisagara, Huye, Nyanza, kugaruka kugera mu karere ka Ruhango, Muhanga, neza tukongera tukigarukira mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali rero reka nsuhuza abantu baherereye mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ni Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge. Abari mu majyaruguru mumeze mute? Hariya i Musanze mumeze neza? Reka nanone ntibagiwe abantu bari hariya iburasirazuba, Rwamagana, Kayonza, Bugesera, nabo mbabwire ngo mumeze neza. Ntago rero nakwibagirwa abantu bari iburengerazuba hariya i Rusizi, mumeze mute aho ku Kivu? Mwese reka mbasuhuze, ariko mbabaza ngo ese mwakazi subscribe kuri channel yacu? Ahangaha rero niho ugenda ubonera amakuru atandukanye yibanda ku bastari, ibyamamare, amakuru yose agenda avugwa ku bastari. Reka nkubwire ngo ni hano ugenda uyasanga. Uyu munsi rero nkuzaniye amakuru ashyushye ari kuvuga ku bastari bo mu Rwanda, ariko yagiye aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ni MTN Everywhere You Go. Amakuru yose rero ndagenda nyakugezaho, kandi subscribe kugira ngo amakuru yose mashyashya agezweho, update news, ujye ubasha kugenda uyabona gatanu. Kandi ngewe waguteguriye iki kiganiro kandi ngiye kukikugezaho, nitwa Muhire. Ikaze. Ni MTN rero Rwanda yagiye itangaza ko yongeye kugarura amarushanwa ya Coratans Award. MTN rero yigeze kugira icyo cyitwa nka Coratans Award, aho nyine umuhanzi agenda atsindira ibihembo bitandukanye bitewe n'uburyo indirimbo ye yagiye ikoreshwa n'abantu mu kwitaba, guhamagara. Hanyuma indirimbo yabaye iya mbere rero ikaba ariyo ihabwa ibihembo. MTN rero yongeye gutangaza ko yongeye kugarura aya marushanwa. Ni kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026 rero. Aya marushanwa yitabiriwe n'abastari batandukanye hano mu Rwanda, harimo The Ben, Bruce Melody, harimo kandi Meddy, Chris Easy, Israel Mbonyi n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa kandi ahangaha harimo abasizi ndetse abanyarwenya batandukanye hano iwacu mu Rwanda. Coratans Award si irushanwa rishingiye mu kurushanwa, ahubwo iri ngiri ni irushanwa rishingiye ku majwi cyangwa se ku buryo indirimbo y'umuhanzi runaka iba yaragiye itorwa, hanyuma uburyo igenda nyine ikoreshwa bikaba ari byo MTN igenderaho itanga ibihembo ku ndirimbo yabaye iya mbere. Uburyo rero aya marushanwa agenda akorwamo, umuhanzi azagira abantu benshi bakoresha indirimbo ze mu guhamagarwa, nk'ibyitwa ringback turns. Hanyuma iyo ndirimbo yagiye ihiga izindi iba ariyo igenda ihabwa ibihembo. MTN rero yatangaje ko umuhanzi uzahiga abandi wa mbere azahabwa miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva rero ko ari amafaranga rwose afatika. Naho umuhanzi rero uzaba uwa kabiri, uyu nguyu azagenda ahabwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho kandi umuhanzi uzahiga abandi akaba uwa gatatu, nawe uyu nguyu nawe azagenda ahabwa igihembo cya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse kandi mu byiciro by'abahanzi, MTN Rwanda yashyizeho n'icyiciro cy'abanyarwenya, abasizi, aho nyine umusizi cyangwa se umunyarwenya uzahiga abandi we uyu nguyu ngo azahabwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko rero amajwi azagenda abarwa, ahangaha ngo hazagenderwa ku buryo amanota abantu bazaba baragiye nyine batora iyi ndirimbo bayikoresha mu buryo bwa Coratans zabo.
MTN yashyizeho rero uburyo bwo kugenda itangaza wifuza kuba yashyigikira umuhanzi runaka, n'akanyenyeri 193 akanyenyeri uyu mwaka wa 2026 akanyenyeri ukongeraho kode y'umuhanzi. Kode nyine abasitari nyine bagenda bazitanga ku mbuga nkoranyambaga zabo mu biganiro bagenda bakora. Umuhanzi Lil G rero watsindiye ibi bihembo bwa mbere, nguyu nyine niwe wari umaze gutsindira ibi bihembo ku nshuro ya mbere. Uyu nguyu yagiye agaragaza ibyishimo, uburyo nyine yagiye avuga ko MTN ari wo muryango we nyine akunda akoresha. Yagize ati ubu ngubu yaramaze iminsi adaheruka mu gihugu cy'u Rwanda, murabizi ko Lil G yaramaze iminsi yibera hanze, ariko nyine yageze hano mu Rwanda arangije ahita atsindira ibyo bihembo. Ni Lil G rero wagize ati fashe uyu mwanya ntashaka kubaza ikibazo, ahubwo shaka gushimira MTN nyuma yuko nari maze igihe kirekire ntari hano mu Rwanda aho hise mu rugo, ariko buriya ninjye muhanzi wa mbere wegukanye ibi bihembo. Ayo nyine n'amajwi yagiye atangaza na Lil G. Arangije yongeraho ati mwakoze cyane MTN Rwanda kuri njye n'umuryango wanjye. Umuyobozi mukuru rero ushinzwe abaguzi ndetse kandi ushinzwe n'ibikorwa by'abahanzi n'ikoranabuhanga, uwo nta wundi ni Jenny Sondel. uyu nguyu yavuze ko bifuza ko ibi bihembo byajya biba ngarukamwaka kugira ngo bateze imbere umuziki nyarwanda. Yagize ati twebwe hariya iwacu mu Buhinde ikintu cya mbere ni umuziki, turifuza rero ko mwatora neza kandi mukabigira ibyanyu kugira ngo nyine buri mwaka ibi bihembo bijye bigenda biba. Ibihembo rero bizatangwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2026, ariko amanota azaba yatangajwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026. Abahanzi rero barimo Masamba Intore, Makanyaga Abdul, Maria Yohana, Lil G n'abandi benshi. Abangaba rero bitabiriye ibi birori byari birimo gufungura neza ku mugaragaro ibihembo bya MTN Colatons 2026. N'umuyobozi rero ushinzwe ikoranabuhanga muri MTN namuvuze hejuru ni Jenny Sondel. uyu nguyu yakomeje kuvuga ko bifuza ko ibi bihembo bizajya bigenda bitangwa buri mwaka bikaba ngarukamwaka. Ngayo nguko rero reka ngushimire Bruce Melody nawe na The Ben nabo ni bamwe mu bantu bagiye bitabira ibi bitaramo, Kwisizi, Israel Mbonyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Reka nkubaze ngo ese nkawe urumva aba bastari uko tugiye tubavuga, ninde wundi ukurikiyeho mu gufata ibi bihembo? Jya muri comment utubwire uko ubyumva, maze nawe ukomeze ugenda ubana natwe. Reka ngushimire, ariko wibuke gukanda like kuri kiganiro. God bless.